twongeye kubaramutsa tubifuriza amahoro y'Imana. Bavandimwe mudukurikiranye muri hirya no hino mu mpande zitandukanye hano muri iki gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yacyo muri diaspora ndetse no mu duce dutandukanye mu ntara zitandukanye buri gace kose uherereyemo. Mukunzi wa televiziyo Yera TV ndetse na Layo TV ndetse na Manu TV Rwanda, turabaramukije tugira tuti mugira amahoro y'Imana. Hanyuma duherukana mu minsi ishize, ariko kandi hari ibyo twarimo tuganira, dusa naho twari tubafitiye urukumbuzi ndetse cyane. Reka rero munyemerere turi kumwe na mwene data, turi kumwe na ndi hariya muvandimwe Simbizi Saidi Evangeliste Moise ariwe Mose nyine. Twagarukanye na Simbizi. Reka kandi dutangire dushimira muvandimwe kameramani wacu, uriya mugabo ndeba cyane kabisa, ari mu bintu byose mbona arimo aragira atya. Gira amahoro y'Imana. Hanyuma mu by'ukuri reka dutangire dusenga. Dutangire dusenga kuko icyambere ni ukubanza Imana. Amen amen. Bibiri iravuga ngo mbere na mbere hariho jambo kandi jambo yariho kandi jambo ahoranye n'Imana. Reka bariyo tubanza imbere, cyane cyane ko ariyo iduhaye kugeza none. Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe nirishimwe, izina ryawe nirihimbazwe. Amen. Bwa bundi ubwo twari kumwe mwami, twarimo tugushima kandi tuvuga imbaraga zawe, tuvuga aho watuvanye naho tujyanye naho utugejeje ndetse naho uzatugeza. Amen. Icyubahiro Mana. Igihe twatandukanaga kuko tutari tuzi bikurikira, twari tuzi ko ahari bishoboka yuko tutakongera kubonana, ariko uyu munsi uratwemereye twongera kubonana, izina ryawe niryubahwe. Nuko uhabwa icyubahiro Mana. Tukuragije iki kiganiro tugiye uduhaye cyangwa se utwemereye ko tuganiraho. Reka ubwami bwawe buze, icyo ushaka kibaho mu isi nuko kiba mu ijuru. Ubwami bwawe byose biragenda neza. Dusengeye abakunzi bacu bakurikirana aya mateleviziyo, kugira ngo bahereze umugisha, kandi uwo wese wagerageje gukora share kubwo uko yanejejwe cyane nivuga butumwa ryacu, umuhereze umugisha. Wagerageje kugira icyakora n'undi wese watera inkunga ibi biganiro, umuhereze umugisha. Urakoze cyane, turakwiragije cyane kugira ngo tuyobore mwitangira no mwisoza, ni kubwa Data twese n'Umwana n'Umwuka Wera. Amen. Hanyuma rero bavandimwe, mwebwe mwagerageje gukora subscribe ndetse na like no kuduha ibitekerezo byanyu, tubasabiye umugisha. Hanyuma batarabikora nabo kandi turabinginze, nta kiguzi bisaba, nta birenze mu mvugo y'ubu ngubu ngo ni nta birenze. Gerageza ureba ku kantu kagakumwe ukandeho nyabuneka kitwa like, kagaragaza ko ukunze ibiganiro byacu. Wongere urebe no kuri iryo jambo ry'umutuku rya subscribe, subscribe ni subscribe. Hanyuma udushyigikire, Imana iguhe umugisha. Rero reka twakire muvandimwe Saidi, tumwakire atangire abiyibutsa cyangwa se abasuhuza, hanyuma anatubwire ubundi Saidi uragira ngo uyu munsi tuganire ku biki. Ni nakaye gaseke wadupfundikira uyu munsi. Amen amen. So dusuhuje abakunzi, dusuhuje abavuga butumwa, dusuhuje abatuye isi, abakunda ijambo ry'Imana ndetse n'abandi batarikunda, ariko dusaba Imana ko yabazana nabo bakamenya Imana icyari cyo. Ibyo bintu vuze sinzi ibyo ari byo. Ese hari abantu badakunda ijambo ry'Imana, hari abantu batemera Imana. Nkuko natwe twahoze hari igice twagezemo ntitwayemera, ariko Imana kubw'ubuntu bwayo idukura twara abanyabyaha, ngo wari Sawuli ngo yahindutse nde Paulo. Ariko ukiri aho ngaho Simbizi, mu by'ukuri sinzi niba ari cyo kintu, wenda hari ibindi wadupfunyikiye, ariko hari ikintu uvuze. Amakuru namenye neza, iyo umujura agiye kwiba agenda asenga Imana ngo ntibamufate. Umurozi yajya kwica umuntu akagenda avuga ati umfashe Mana, uzamfashe aka kana ngiye kwirenza ntibazakamfatireho. None se urumva hari utemera Imana? Rwose buriya hari akantu gatoya. Hari abantu abakoloni bakolonije Kongo, mbere yo kuza kuyikoloniza baravugaga, babwiye abazungu nyine bari kuza bati nubwo mugiye muri Kongo hariya ntimubigisha Imana cyane, ahubwo murebe uko mubigisha ko Imana barayizi. Hari abayita Mungu,
ngo bayita mungu betse ngo baravuga ati bari abirabura murebe bazi Imana kubarusha ahubwo mwebwe murebe imyigishirize mubabwire mwego kwahirwa bakene ku mitima yabo kuko ingorane y'ijuru ari yabo mbese mubabwire gutyo aho hantu rero iri jambo rijya riteza impaka cyane iri jambo rivuga ngo hahirwa bakene bivuze ngo ubwo impamvu wenda utanze urugero kuri Kongo nuko hari amabuye menshi ubutunzi bwinshi wagiraga mu yandi magambo bagize ngo babereke yuko ubukene ari bwiza igihe baba babugize ariko bagakiranukira Imana bakaba bazi Imana noneho kugira ngo babone uburyo urumva babuze ati bariya barayizo hari uko bavuga ngo Mungu ati kandi ngo hari ukuntu bavuga ngo mu cyongereza ngo teach them to believe not trust mubigishe kwizera not to think teach them to believe not to think mubigishe kwizera ariko nta gutekereza ni wo mugambe none iryo jambo muri Bibiliya se ryanditse oya ubwo ngaho niko abazungu bo bari mu yandi magambo ni plan barimo baplaninga hari kugira ngo bazabone uburyo bacucarika abantu babatwara ubutunzi ubwo aho ni kuri Kongo natwe ko numva uwo mugambi bawuzanye mu birabura muri rusange mu birabura ko nta nakantu twari twibereyeho ubwo se twebwe bari buze gutwara niyo mpamvu bavuze ati abanyaburiya bajya kuza abanyarwanda nabo bari bakomeye cyaba ikindi kiganiro urabizi ko bageze ishangiye abanyarwanda bakamanza kwihagararaho bakarwana bavuga bati abazungu nyaboneka ntaza ariko bakabarushamo kuko bagiraga imbunda abanyarwanda babibona batari ko abantu bafite inkoni zituri ngo zitwa k'inkoni zituri ngo abazungu niba cyane ngo bicira ingiragire kure cyane kumbi bayirashe nyine umwami bageze ati mubihorere gusa ako karakanyuzemo reka noneho tujye ku kiganiro nyirizina uyu munsi rero uti hari uruhisho mbahishiye urabizi ko Bibiliya iravuga ngo ururimi rubeshya ni ikizira imbere y'Uwiteka ahubwo anezezwa n'abakora iby'ukuri ubu twaravuze ngo tuzagaruka tuvugaho urugendo rwacu rw'agakiza uko rwatangiye ubwashize sorry none rero tugiye gucumbukura bwa buhamya bwacu igihe nakiraga agakiza guhera aho ngaho watubwiye hano twacumbikiye wari utangiye kutubwira uburyo ngo wamaze imyaka 11 yose utarakizwa ntarakizwa kandi narakira umwami n'umukiza ibyo bintu dutandukana navuze ko bidashoboka nababwiye ko najyanywe n'umukobwa aho nakoraga akazi ka security yari umukobwa ukijijwe asengera ku Zion Temple kwa Gitwaza turagenda ngiye nkabona ari umwana w'umukire kanyikundira najya gutaka nyikubitira 5 agahumbi havuge nti angurira na Bibiliya ndayifata turangije geze kwa Gitwaza ubwo biba ngombwa ko iposta nyine basubira iwabo ko yari afite mwene wabo ho yabaga subira muri Amerika posta irarangira ariko ubwo urumva najyaga gusengera hehe Zion Temple nyine tukiri kumwe nawe noneho arangije kugera imiyo nkubwira ngo nge nari najyanywe nawe ntabwo nari najyanywe n'Imana noneho iposta ubwo habayeho ngombwa ko igihe tudafite iki ntari kumwe n'umukiriya uwo narindaga ndinze inzu yonyine inzara irankubita rero kubwo urumva yankubitaga 5 yankubita agahumbi kandi naho banangaburira mu Rwanda utwo tuntu twitwa intica utwo ngutwo rero nitwe twatumaga arenza munsi numva mfite ishyaka ry'uko najyana nawe gusenga noneho inzara inkubise ngo nari hari umuhungu ndi kumwe nawe bitandize hewe Gervais tujya kwa Gitwaza nyine tujya gusenga turangije aravuga ati finance nkabona abantu baturiza 5 kandi nanjye mumara uko mfite agashahara gake katadutunga turi babiri nkumva mumara nyine hari ikibazo kabisa hari ikibazo hajemo je ariko se nyaruke ndebe ko nakururaho 5 cyangwa 2 hariya sibwo utangiye gukubita umubare wo kwiba umutima ati ariko oya hafe bari aba bodyguard hariya wabonaga abantu nyine bakikije ati wabakira abadiakoni ubwo noneho ubwo hari umuntu wavuze hari itorero bita one army one mission bayita salvation army ngira ngo waburiziho ntago bizi ngo ni ingabo zahise hari umuntu wandangiye ati barimo batanga amafaranga ntaho nga ngo one army one mission niko mbona ku birango byabo byanditseho ubwo nagiye Gacuriro
niho ryabaga natigise njyayo ni Gacuriro niba atari hafi aho ngaho ubuyobye umukobwa rero ubukurikiye inoti makurikiye inoti ngezeyo bati utuye hehe ndababwira ubwo bati mbona nta kintu bansubije bese barambwira bambweje utuye ndababwira mbona nta kindi bansubije ubwo mvayo nandi kumwe na wa muhungu ariko ubwo twari kuri tekeri ku buzima bubi aricyo nababwiraga buriya niba ukijijwe kuko umuntu aba yarakijijwe ngo ni watuza akanwa kawe ukizeza umutima ukizera ko Yesu Kristo ari umwana w'Imana uzakizwa ngira ngo n'Abaroma 19 iyo rero ukijijwe hari za karande hari imyuka mibi yo byose ubu bikijijwe ibyaha byawe bihanaguye igisigaye aba ari ukwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza ubundi umwuka weruka kuyobora aho hantu hasubiremo neza uti iyo ukijijwe iyo myuka ikugendaho izo za karande ati niyo myaku niki byose biba birangiye bishatse kuvuga ngo ugendeye muri rya jambo rivuga ngo Yesu Kristo yanga iyo umuntu ari muri Kristo Yesu ngo ababaye cyari mu gishya aba yari cyari mu gishya ikibazo rero abantu badukurikiranye mutwumve neza ibice 14 n'umurongo wa 20 kumanuka hepfo gatoya kugera kuri 21 mu gitabo cyo kuva ubundi iryo jambo ni burifite nyaruka gake yurebe ibyo bice 14 umurongo wa 21 mu gitabo cyo kuva tuhasome kugira ngo noneho ubwo impamvu inteye kuvuga ibice kuva 14 umurongo wa 20 usome n'umurongo wa 21 soma ko guhera ku murongo wa 20 soma twumve ngo ijye hagati y'ingabo z'abanye umurongo wa 19 twumve ngo marayika w'Imana wajyaga imbere y'ingabo z'Abayisiraheli arahava ajya inyuma yabo ya nkingi y'igicu iva imbere yabo ihagarara inyuma yabo 20 ijye hagati y'ingabo z'Abanyagiputa n'iz'Abayisiraheli bariya ibabera igicu n'umwijima abandi babera umucyo ubamurikira nijoro ntibegerana iryo joro ryose hanyuma aya magambo impamvu nyaguhaye iki gice iyo gisomye hatwereka uburyo nko ku murongo wa 10 cyangwa se ku murongo wa 9 abanyegiputa babakurikirisha amafarashi n'amagare bya Farawo byose n'abahetswe n'amafarashi be n'izindi ngabo ze zose babafatira babambye amahema ku nyanja iruhande rw'ipihaniroti imbere y'Iberisefoni ngo Farawo batuze abisirayeli bubura amaso babona abanyegiputa bahuruye inyuma yabo barabatinya cyane abisirayeli batakira nani ngo batakira Uwiteka ikibazo kiri hano kuvuza yuko iyo umuntu akijijwe iyo myaka nizo za karanderi ziba zigize gute iri jambo wari dusobanurira hute cyangwa se mu yandi magambo ntabwo aha hantu bikwereka yuko kuba warakijijwe kuba warahungiye ku Uwiteka kuba witwa umukristo ntabwo bikwereka yuko bitigeze bica intege Farawo ari uturuka mu miryango iwanyu arizo za karande niyo myaka n'ibindi ntabwo bikwereka yuko uko byasoko ariko kose n'ubundi abakigukurikira niyo mpamvu avuze ngo ni watuza ukizera ko Yesu Kristo nuvuga ngo hari bigigukurikiranye bya bindi wataye inyuma ni nkuko umuntu waba ufite ukurikiye umwizeye ariko hari undi nawe ugukurikiye ntibyabuze ko yagufata wahagaruka avuga utariko ibyo ari byose ashobora kumfata noneho ntibyabuzwa ko yagufata niyo mpamvu iyo wizeye yuko hari biba bigukurikiye ariko ntibigushobora kuko bifite uwo wizeye kandi uwizeye afite imbaraga kubera yuko haba hari ubigukiza ni ukuvuga ngo abantu icyo dushaka ko bumva abantu kenshi usanga bavuga ngo wenda ngo iyo umuntu ngo akijijwe ngo ibintu byose biba birangiye abagiye mu mahoro abagiye mu mudamaro ntabwo ari byo abantu bakurikiranye babyumve ntabwo bura gutezwa imyuka mibi ntibabura kukuroga ngo bigufate cyakoze kuko wizeye umukiza waraza kabigukiza ariko kugufata biragufata ikigero cyo no kuri ibyo bimva birakwata kabikakwiruka bikakusengereza hanyuma wowe icyo usaba ni kimwe cyangwa se icyo usabwa ni kimwe Biblia iravuga ngo nuko Farawo batuza abisirayeli bagira gute barataka bivuze ngo igihe cyose muvandimwe wowe dukurikiranye uri mu mpande zitandukanye igihe ubonye Farawo yakuzengereje iyo myaka n'ibyo bintu byose birimo bikugenda kuko uyu munsi tuvugana hari abantu bacuruza bakagerageza gukora ibintu byose bikanga wasobanura ute ko yizeye ko ari umwami kandi akaba yizeye ko Kristo abasha kumukiza kubera iki ibintu byanga
ni kuki kuko zakarande niyo mivumo n'ibyo bintu byose byarangiye kuki ibintu byose uyu muntu abigerageje bikanga yego ikintu wagisobanuraho nyine ngo wite mu ijambo ry'Imana muri Bibiliya ryo vango ibyago by'umukiranutsi ni byinshi ariko Uwiteka murengera ibyago n'amakuba ni byinshi ariko Uwiteka amurengera muri byose ntago bivuze ko umukiranutsi atagira atakwatakwa n'umwanzi kuko umwanzi nicyo ashaka ntabwo ashaka wa musambanyi ntago ashaka wa mujura ahubwo arashaka wa wundi wakiriye Yesu Kristo umwami n'umukiza igituma rero bimubaho bari kugira ngo Imana imwereke imuhe kwihangana iyo wihanganiye ibyo bikugerageza birangira nta soni zigukoze aho hantu mpafite ikibazo ko mbona ibitubaho binaba no kuri abo badakijijwe reka tutange urugero rwo muri Bibiliya Abaroma 5:4 ngo kwihangana bitera kunesha uko kunesha kugatera ibyiringiro ugatana ngo bene ibyo byiringiro ntibikoze isoni ni ukuvuga ngo iyo wihanganye uracuruje uyu munsi biranga yenda narindaza kubigera hari ukuntu nanjye umugore wanjye yacuruzaga inyanya bikagenda bikanga biragenda ariko iyo wihanganye birangira nta soni zigukoze pe okay ni ukuvuga ngo Bibiliya iravuga ngo muzi yuko abihanganye tubita abanyamahirwe reka dukomeze tubwire abanyamahirwe bakomeze bihangane kuko uko byasuko ariko kose gukurikirwa turacyakurikiwe guhigwa turacyahizwe yaba uruhare rwa Satani ubwe aradushakisha kandi n'Imana nayo ubwayo iradushakisha kandi y'Imana irimo iragushakisha hari ubwo inaguteza n'ibyo bibazo y'ubwayo ariko iyo ishaka kugira ngo ikwigishe kwihangana kuko Bibiliya iravuga ngo mu gice cya mbere muri Yakobo ku murongo wa 2 kugeza nuko bene data mwemere ko ari ibyishimo nimugubwa gitomo nibagerageza bitari bimwe Yakobo 1:2 yes tuguye igitomo nitugerageza bitari bimwe njya nigisha kuri iri jambo Imana ibishaka ibintu bitatu cyambere kukuyanganisha kugukomeza kugira ngo igutunganye ikwigishe rero reka mbwire bene data bari muri ibyo bibazo nkuko wari urimo nabitubwiraho mbabwire ngo nimwihangane hanyuma ntabwo twataye intego yacu cyangwa se ngo dutakaze n'intego yacu icyerekezo cyacu cy'ubuhamya ko igihe wari umaze kugera kuri mu by'ukuri ko wari umaze kuburirwa byaje kurangira se esubiye kwa wa mukobwa byaje kurangira se ubundi reka nkubaze bwite waje gufata umwanzuro gute wo kugira ngo ukizwe muri iki gihe cy'imyaka 11 yose witwa inzerero nyine turacyakomeza ubwo ngubwo byaje kugeraho ndavuga inti rero Uwiteka kuba nshonje ntumenye ko nshonje kuba ndi gushakisha ubona turi imfubyi ba papa twarababuze na ba mama baragiye kera mana nta ugatera ibibazo hirya no hino muri Syria wa mana we ntubaho fata Bibiliya ni Bibiliya nayo sinkitunze nta kimariye Bibiliya ndagenda ndayigurisha nayigurisha 4,000 kuri Sky ngenda ubwo nari narabaye umuhanzi kazina kakabyiniro banyitagarira iwani muri ibyo mvuga hari indirimbo naririmbye bita biterwa n'iki vuga nti mana biterwa n'iki kuba tugeragezwa bigeza yangana aho hantu we kuharenga gerageza bivuze ngo ushatse kuvuga ko wari warabaye umuraperi ni narabaye umuraperi ndakwinginze nta muntu utumwuga turapireho gakeya kugira ngo abantu badukurikiranye bari mu bice bitandukanye bataza kuvuga batari ko uriya musaza yabaye umuhanzi mu bastari tuzi mwakira gihugu ari indirimbe gwenda imwe nari nakoranye kuri iyo ngo mana niki ugerageze kabisa uyitonganye uyibaza renda kuko reka ndirimbe muzo nibuka riyo nakoranye n'umuraperi bita Negiji ari we general nyine unaje mfite amaso n'indabyemera warankunze birakomera mbirengaho ndacumura ngo cinyuma njya mu byuki by'inyamirambo dusangira bombo simenye ko byose ari ibisambo n'ibindi nk'ibyo byose bakunzi bacu reka nkubwire ngo aka kantu gerageza kaze kugutera uhita ujomba ahantu urutoki handi navuze hitwa handitse subscribe kuko uyu musaza kabisa aratangaje bivuze ngo wajuje none mbese okay hanyuma muri make uko mpise mbyumva wafashe Bibiliya urayigurisha urangije uhita ujya kurapa njya kurapa kandi mu buraperi bwawe numvise harimo ibintu byo kuvuga ati mana bitongete mu byukuri
ndagira ngo nkubaze bwite wari ugiye guha ubutumwa Imana ubunyujije mu kuririmbo yibaza ate kabisa ibintu nk'ibyo by'ubugome kabisa ndagira ngo nkubwire dore n'ipantaro ntizamuka urumva nari na bese Imana rwose pe nari narayiretse naravuze ngiye burasinze kwishushanya byo kuvuga ngo ngiye mu rusengero ngo kandi ngo nindangiza ngiye mu byaha naravuze nti ubu ndi umuhanzi shoka icyo bise Aluminati njya kuri Facebook nsacinga Aluminati ndarayikinga hari n'amaposters yanjye yagiye ajyaho kuri Facebook havuga inti wa mana we rwose ntubaho uri igipindi nti fake god yenda satani gutyo mbese nkumva ko icyo gihe n'abantu ugasanga abantu baba muri za France abantu baba muri Uganda hehe baramaze atese koko ari shyuwa yo Aluminati ni yes bakayimbwira bati dusobanure se ukuntu twakwinjira muri abantu bakunda kwinjira mu miryango nk'iyo ya Sekibi cyane ari benshi cyo nakangurira abantu ntibakajye mu bintu batazi rwose nibagarukira Imana ariko icyo naje kumenyaho nuko muri iyi si uko ubayeho uko uyu muvandimwe abayeho nundi buriya mufite umugabane nihishurirwa naje kugira Imana yaje kubinyereka umugabane rero uko ugenda ukora ibyaha hagenda havaho igipande noneho bikazaba ngombwa kugeza igihe urunduka burundu usigara uri ikintu cyaho nta kintu ufite hanyuma mbabarira ngo uce mu ijambo gatoya uvuze utuntu tubiri akambere uvuze ko Imana ngo yaje kubikwereka aha hantu hariho point hanyuma hari akandi kantu uvuze ati jewe Imana naje kuyivaho kandi nkurikirana ntabwo wigeze ugaragaza ko nubundi wigeze uyijyaho ahubwo wagaragaje ko wamaze imyaka 11 uri ku muntu utari ku Mana nese Imana wayivuye none urumva muri ya myaka 11 nabaye umuhanzi ndavuga intero Mana sinijya kugira gute sinjya kugira ngo nigaragaze cyangwa niki nkuvuyeho ngiye kuri Aluminati reka naringize ngo nkubwira ngo no muri gereza naho ubutumwa bugerayo kandi Imana yaguhinduye n'abandi yabahindura cyane rero bahindukira hari umuraperi mugenzi wanjye Bulldog twakoranye indirimbo nawe yarahindutse yabaye murokore Bulldog twakoranye iyo bita bavuge bavuge iki urumva turi kumwe na Gisa cy'inganzo dukorana na Fireman ako kantu rega abantu baba bakeneye kumenya mu by'ukuri koko ibyo uvuga ngo abavuga bavuge bamwe bajya bavuga ngo umutindi yanitse ntiriva rwose rirava iyo afite ubushake n'umurava mbese nibyo nk'ibyo Imana ikwishimire muvandimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro yaguhinduye hanyuma dusa naho tunagana no ku musozo turagira ngo twihute cyane hari utuntu tubiri ngiye kukubaza uvuza akantu ko kuri Aluminati akantu ko kuri Aluminati koko Aluminati ibaho rwose muvandimwe wa ngewe nayo nabonye kuri Facebook kinga nahoraga mbona n'amasitati yabo bandika barayanyuhererezaga nkayabona ariko ntabwo mudishyuwa mvuge ngo ibaho kuko ntabwo nayibonye gusa icyo nizeraga ko ngiye mba muri Aluminati kuko hari umugabo muri Cameroon niwe wari waranyatinze muri groupe yabo ariko wasangaga abantu bamwe bambwira batizana amafaranga ya naya kugira ngo tukwinjizemo neza by'ukuri ibintu nk'ibyo byose ubwo impamvu nari nkubajije gutyo nuko amakuru tujya twumva mu agenda gutya yo kuri Radio Bush aya makuru abavuga yuko Aluminati kubugiza amahirwe yo kuyibamo no kuba umukire biba birangiye rwose ubaye umukire wa mbere ubwo niyo mpamvu nari nkubaje ni gute Aluminati waba warabanye nayo ugakorana nayo bikarangira batakugize umukire wa mbere mu isi kandi numva ibyo nanye yo mpamvu nti ni kuri Facebook nuko byagenze noneho rero turagira ngo wenda tuvugireho ubuhamya kugira ngo twihute nibura tugeraho tugeze iminota yereko tugendana ubwo narangije rero ndu umuraperi njya mu busambanyi buri munsi nacyuye umukobwa buri munsi nacyuye ubukobwa buri munsi nacyuye buri icyaha cy'ubusambanyi ni kibi cyane ngo ni icyaha gikorerwa mu mubiri imbere
ko bibiri igitubwira bivuze ngo wari rwesamihigo rwesamihigo mbese navuga se niba abakobwa 50 niba ari n'uwazaga n'inshuro 15 mbese muzanye niko byari byaragenze noneho uko nasacingaga makuru yanjye ndagira ngo mvuge kwa kundi Imana yampishuriye Imana ishimwe ikiza ubusambanyi noneho nkajya nshakira umuhanzi Lili wani ndeba inkuru banyanditseho wenda ndeba kuko nanjye nabaga ibinyamakuru byanyanditseho za bwiza imirasire n'ibindi byose Kigali n'izindi noneho nabandi gusacinga ngo umuhanzi Lili wani nkahora ndota inzozi mpagaze nkuko twicaye urabona nko kwijardin imeze aha ngaho mpagazemo hagati ariko amazi ageze gute ankikije noneho ese amazi ankikije nayiki noneho nza kuyumuza ngo ibyo ni ibyaha ndi mu byaha ahubwo Imana ishaka kungirira neza ikabura aho yampera mpagaze muri wa mugabane wanjye ariko ukikijwe n'ibyaha nivurugusemo ubwo biba ngombwa ndavuga inti rero uhazashaka wazafata inda imwe nkagirana nawe isezerano ry'umutima tukabana ibintu byo kwirwana ejo naraye kwa kanaka ejo naraye kwa kanaka nkabireka cyangwa se nazanye divine ejo nazanye nadi ejo nazanye kanaka ayo ni amazina n'urugero nkabireka noneho mbere yo kubireka narukuru namanutse mvuye Nyamirambo saa 8 z'ijoro noneho ndamanuka nge mpora n'umukobwa umwe yirukanka agakobwa gatoya imyaka 18-20 noneho bese ubona kari mu rugero aho ngaho kabaza ko wirukanka ubaye iki hari umuntu hari hepfo watwambuye ndamanuye tugende ndebe ko uwo muntu bambuye uwari we burangiye nkunda gukiza nubwo nari mu byaha ariko mu mutima wanjye ntago ibintu byo guhemuka noneho ndagenda nsanga umuhungu aravuga ati nazanye umukobwa umwe none dore bari kunyishyuza ari batatu ati twazanye imwe tuvugana igihumbi se shaho hari ikintu cy'igihumbi kiba muri iki Kigali ubwo umuhungu no kuvuga ngo ni igitoki mbese ubwo ndabyumva noneho ubwo ngubwo ndamubwira nti rero gerageza ure ko abaha bibiri nibura bigendere haza undi muhungu nawe abona uko bari guserera mutangira igihumbi yarafite n'igihumbi cy'amarundi abaragitanze bivuze ngo no muri ya mwuga baragurizanya bagatabarana nyene ni kwa kundi ngo ho mugabare aguye harenzaho undi twatsi n'umuntu wamanutse w'umunyempuwe abona ukuntu umuhungu bamunize avuga atereka mutangira amafaranga noneho ubwo abakobwa bari baraho bakoragamo amabere yabo bati mwambonye se mwatubonye se badukurura ubwo rero ya satani yahise inyuma amaso nari mfite bine mu rugo ndavuga inti ariko se muvandi ntabwo nagukubita bitatu kugira ngo igihumbi nzakirye kuwa gatandatu tukareba uko twigenza umukobwa aranyangira nza kubona undi uhetse agakapu arinyuzeho ni byose reka ndebe n'uriya n'umukobwa turajyana tugeze muri ghetto umukobwa twumvikana nabambwira nti ndari kurampa amafaranga intangahe ko rwose mfitiye icyatanu simwisha ko mfite bine ati nayo na amafaranga nta kibazo kumbi n'umuntu ukobwa w'ikiraro wabuze harara andi wirirwa kugenda bita nyine nk'imbobo gutyo ndebye mu gitondo ukuntu asa izo ni ziranyica ndamubwira ntifurira mu rugo nurangiza gufura buze gutaha nimugoroba ariko niburusa neza ngo musigira ufunguzo nta kintu numvaga nika ko nagiraga gatanda na matora abese aterura gatanda mu rugo ibintu byose yabyinshi narabimaze nta nubwo n'amafaranga najyaga nyashyira ku mufuka cyangwa niki twibutsa abantu ko icyo gihe wari umuraperi wari umuraperi noneho ubwo ngubwo ndangije nibwo ku munsi wa kabiri wa gatatu urumva ku munsi wa gatatu umukobwa ndamusezerana namubwiye nti rero genda ntago twabana ntago ndi mu gihe cyo gushaka rwose muvandimwe reka ngo ivarisi ni warabuze n'itike ngo n'itike ugenda iwanyu umukobwa atari ko se ko nta kwaka ayo kugabura wambabare nkaba nibereye hano umukobwa ndavuga nti rwose ntago bindimo bazine ntabwo bindimo nibwo yageze aho atekerezaho afite ya varisi yanjye apakira imyenda aragenda ku cyumweru agarukana n'undi mukobwa bavuga ati twabaze aho turara tubabariye niwe tuziranye duhite twiryamira tumara ibitotsi byacu dore twaraye amajoro n'abantu narinzi n'undi sinabirukana ndabareka baryamye ninjoro nko mbasa 11 bahaguruka bagiye muri uwo mwuga wabo abanyerondo barabafata bati muvuye bati tuvuye kwa kanaka ni kuri wa muhanzi bitwa ngo bese wazengereje abakobwa niki bati mwicara mutegereze mvuye ku kazi barantigeze abanyerondo babati tuguhagarike babwo ngubwo
bandahagaze batabakobwa bavuye hehe babaga hehe ni bari baje guwe hano none dore bagiye batereka reka ubundi se ubumurangana harya ufite imyaka ingahe abakobwa baterekana tubariza umugabo wacu rwose umugabo wacu nta kibazo dufite niba namwe mwara dusabye tukabima turabiyamye ubuyobozi burambwiye ati rero wa muhungu we nta ndaya dushakamo hano muri quartier cyangwa se tugufunge hamwe naho gufungwa rero reka mbirukane bagende ndabirukana baragenda ubwo rero ndavuga inti Imana unkijije ibi bintu uburyo naniciye hagati abanyeroni mudugudu wamururiye ndavuga inti Uwiteka ubu ngubu nta ndaya izongera kwinjiramo hano nkuko nasomye Bibiliya urumva nubwo nagiraga muri iyo myaka 10 nari umurokore narasomye Bibiliya none hariko harakantu ni nasimbutsemo ko twavuze twihuta aho Imana yigeze kungirira neza ntangiye natangiye kwinjira mbese gufata nagira ngo mubwire we umuntu akuri ruhande ushobora kumumenya wese niyo mpamvu n'Imana yiyubahira uruhande buri munsi ugasenga niho Imana kwiyereka ni nkuko nguhamagaye nkavuga inti Jean Pierre aha ngaho uranyumva ariko nkugiye kure nkajya nk'inyamira iriya ku muhanda nkaguhamagara ntabwo wanyumva niyo mpamvu Imana ishaka kugira ngo tuyibe hafi tuyegere icyo gihe nakoraga ijoro nsa nusubiye inyuma ho gato noneho nkora ijoro ubwo umuntu arambwira ati ngwino ujye ku rusengero rwacu tuguhe ikiraka uzajye ukora ku manwa nguhe 2,000 ngeze kuri rwa rusengero atari kuzajya no gusenga nti cyane kuva n'ubu nari umurokore byahise bihuriramo ntangira gusenga najya kuryama nkasenga mu gitondo nkasenga noneho Imana itangira kungirira neza none itangiye kungirira neza ndibuka ko hari ubwo nigeze kuvuga inti Imana nkeneye inoti y'igihumbi yo kurya ituragikeneye zamuka nari ntiyo cy'imihururu ndazamuka ngeze KBC nkase kuri wa muhanda wa Kacyiru nyine umanuka hano kuri ambassade y'Abahorandi fasha gatoya iri jambo vuze ngo uti uragikeneye ubwiza ukuri ko abantu bakurikirana Yera TV Live TV Manu TV Rwanda ntabwo bose ariko bakijijwe nuvuga ngo uti iragikeneye cyangwa se ndagikeneye Imana ngo yarakubwiye ngewe ubundi koko Imana iravuga urumva ivugana n'umuntu hari ukuntu urabona no mwiyereko wenda sinzi ukuntu wenda Imana ishobora kuvugisha Imana ishobora kukuvugishiriza mu nzozi ari byo yabwiye Miriam na Aroni abiti ninshaka umuhanuzi nzamwivugishiriza hari nubwo wumvijwe wowe kuzamutsemo ugahaguruka ukajyaho uko ngo niko Imana igenda yiyereka abantu iryo jwi waritandukanye ute n'ibitekerezo byawe bya buri munsi cyangwa andi majwi yawe asanzwe kuyobora gukora ibintu kujya hatembera ajya gusura runaka iryo jwi ijwi ry'Imana urumva waritandukanya gute n'amajwi urumva urangije gusenga usaba ikintu Imana ugiye kumva umutima wawe urazamutse ati 1,000 zamuka ahangaha urazamusha ufashe inzira kandi koko uragiye ubwo icyo gihe uko naragiye mbona umuntu mubonye umuntu abageze gutya yari kubara amafaranga abataye 20,000 ndi kumureba bayaha 10,000 noneho ndavuga nti ndasakiwe ubwo nasabye 1,000 nkambonye 10,000 ati irankubiye noneho umuntu abivaho akajya bizengurukaho abigaruka yongera asubiraho noneho ngezaho ndagenda ndamwegera mundi mutima uraza ngo ugende mubwire ko ataye amafaranga ariko mubwire ngo mpe 1,000 navuze nibyo byose rijwe ntaga ari iryanjye gutekereza ku cyo Imana ndangije ndagenda mbwira nti mugabo rero utaye amafaranga 10,000 ati ndataye koko ariko urampama 1,000 ati nubundi icyo 1,000 ndakigwa atari hehe ni dore ngaye nyamwereka imbere ye afata ya mafaranga ye ahita akora mu ikote ampereza 1,000 ndamanuka nza kugura inshyushyu aho rero niho nari ntangiwe kugirirwa neza ariko ngarutse kuba nyine ninjiye mu buhanzi nibwo ibintu byatangiye kudogera ubwo no twongeye kugaruka kuri icyo gice rero nyuma kuvuga ngo urumva tubwire gatoya ubu buhanzi ndatekereza yuko wowe wari umuhanzi ariko gihe kingiki ntabwo nkibikora hanyuma ariko nubwo utakibikora hari bagenzi bawe noneho bo bakibikora ariko by'umwihariko bakiri muri wa mwijima nawe warurimo nibutsa abantu ko ikitubesheje aha si ukugira ngo tuganire ibiganiro ariko bidafite inyungu ahubwo ni ubutumwa tuba twifuza guha abantu wowe abantu bazagukurikira riri
lili wani abantu bazagukurikirana bo mwari muhoje vuba ndumva igihe twari ubwo duherukana mu kiganiro hari abantu twahuye barakubajije ngo wowe simbizi wabaye umurokore ryari bivuze ngo uko byasuko ariko kose barakuzi numvise nabonaga ubabwira uti rwose nabaye we mwijwi rituje ariko iyo biza kuba ari nka kiragiye ukibirwa baravuze ati man ati wenda ari bwugihinduka kandi man ati banzu ushyira ariko buriya kanisa yo vuba ariko mwana numva bitaraca muri hanyuma impamvu mvuze ibi bintu aba bantu baracyari mu mwijima barakora ibi bintu ariko baragendera mu mwijima ndetse bamwe bashobora no kuba barasayishije kukurusha cyane urabaha ubuhe butumwa kabiri ibi bintu ntuze kubyibagirwa niki cyakuvanye kuri uyu mwuga wo kuririmba indirimbo z'isi gatatu ese nibura umaze guhindura ikirere cyo kuririmba indirimbo z'isi gihe iki nibura waba warinjiye mu kindi kirere nibura cyo kuririmba izihimbaza Imana ibyo bintu bidusubize oya nari twari tugeze ya mbere hera ku butumwa ubutumwa naha abagenzi banjye buriya abantu bijandika mu byaha bagikora ibyaha bagisambana abajura abahanzi benshi babamo bateka mutwe ngere ngo hari nanjye wigeze kunjye 2020 ambwiye ngo giye kunzana umuraperi dukorane featuring nuvuga ngo bareka nubundi bakagarukira umwami n'umukiza icyo tubashishikariza no gukizwa icyo ni icyambere ikindi rero nagira ngo wenda dukora abantu uko navuye mu ntuza ubwo babakobwa bambamaje kugenda mfata umwanzuro ndavuga intingiye kuzana nshake muri za ndaya zanjye nubundi twajyaga tugira iguma aho ngaho ariko mu by'ukuri ariko nkijya mu kabari urumva nari ntaragaruka mu rusengero noneho bibaho ngaho ubwo najyaga ndaga mu rusengero ndi kumwe n'uwo mukobwa naragiye mfata umwe bitaga Jeannette turabana aho ngaho ariko ubwo nyine ari uwigendera nta shikezo twari dufite noneho ubwo umukobwa ndamubwira mu isezerano namubwira nti dufite amasezerano abiri abantu banyumvaho neza nagira ngo wenda batumva ngo wenda ngo ese ngo kuki wamushatse oya niko Imana buriya yagukura mu byane byo mvuga ngo uwari Sawuli yahindutse Paulo noneho ubwo umukobwa namubwira nti ni Hosea 3:2 ni narahasomye ngo aramufata mutanga ibice by'ifeza 15 yamubwira ati ntuzongera kuba umugabo wundi mugore ukundi nanjye sinzongera kuba sinzongera kuba umugabo wundi mugore nawe ntuzongere kuba umugore wundi mugabo ibyo barabisezerana noneho nanjye niryo sezerano nafashe kuko nkunda kwizera ibiri muri iki gitabo umukobwa ntiyabyemera ahubwo akajyongera akagenda umudugudu nabwo urongera uramfata ko twakubujije uburaya kubera iki ukiri indaya wongeye kuzana indaya ati si dushaka umugore uhora winjiza abagabo ko wagiye buri munsi mwaterwa serera ntitumushaka ubwo rero bivuze ngo wa wundi wazanye maze wari ugize ibitekerezo byo kumva ko ukeneye noneho umugore urongora mu kubaka naho n'ubundi wuzanye we ikibereye mu mwuga yamaraga gatambuka n'ubundi agasigara akora gahunda ibibazo cyane noneho ubwo hari uwo twabanaga nyango abantu ntibena ntibabyumve ngo bikanye cyangwa niki wabaga hirya yanjye bitaga ishakiye Gegoriye yarabyaye kabiri aricyo nabwira ngo niba warabyaye ntumve ko utazabona umugabo Imana irakuza noneho amajiye kugenda ntimwiye arangije kugenda wa wundi kuko yari yashizemo agapira ntiyari abimbwiye ko yari afite gahunda ziwagamije noneho navuga umukobwa yari umufiyemeri aranyegera namubwire se nawe tujyane Nyamirambo se ambwira ati ngiyewe rero ndaye ku buriri bwawe rwose ntago nagenda mu gitondo ntago ndi nk'aba bakobwa bigurisha uko babonye kose ngiyewe niba tubanye twasezerana nkeneye umugabo nanjye naho twabanaga nanjye naho nashakaga ubwo umutima uraza uti icyo gihe nari ndajya mu gitaramo cya 2018 ndajya mu gitaramo cya ntuza Bluce Melodi yagikoresheje muri Discovery gatoya ihangane nguce mu ijambo uti hari muri 2018 none abantu badukurikiranye ko bakureba uri umusaza umuntu akurebye ko abona uri umusaza ushatse gusobanura ko umaze imyaka igeze kuri 3 yo 2018 oya 2017 ngire ngo ya 2018 kuko ushaka 2016 umuntu akurebye ntabwo bwanjye nkureba ndabona uri umusaza none si mfite 42
none umaze imyaka 3 yonyine urongoye. None se urwo ruzerero naragiyemo rwaruruye. Bivuze ngo kudakizwa bitera umwako. Kude cyane. Umukasi. Nimvaga ngewe sinkubeye. Hari umuntu yigeze kuvuga ngo biramagira. Ndumva ari waramagiwe. Si kumagirwa gusa. Hanyuma muvandimwe nkuko twatangiye dusenga Imana, reka twongere natangiye mbasengera. Hanyuma reka nshimire kameramani wacu wakomeje kubana natwe mu biganiro byacu kandi ukomeje kudukorera inkuru neza. Imana imuhereze umugisha. Reka dusoze rero dusaba Simbizi Saidi muvandimwe udusengera Imana usabira umugisha bene data badukurikiranye. Mbibutsa ko bavandimwe wifuza kudutera inkunga kugira ngo ibiganiro byacu n'inkuru zitandukanye tujye tubona n'amadeprasoma tubone n'ibindi bikoresho twaguke. Burya mbabwiza ukuri nta muntu wizamura umuntu azamurwa n'abandi cyane rwose. Impamvu habaho urwego, impamvu haba urwego umuntu akaruterana akazamuka nuko umuntu nta bushobozi afite bwo kwizamura hari akenera urwego. Rero muri nzego zacu kandi Imana yarabaduhaye. Reka nkubwire ngo ushobora guhamagara kuri 0782282013 ndasubiramo 0782282013. Iyo ni nayo nimero ya WhatsApp. Wo ni Jean Paul Kimanuka. Hanyuma we bakubonera hehe? 0782617076. Iyo niyo ya WhatsApp nana. Bakumva neza. 0782617076. Ya komeza noneho unadusenge. Kadusenge Uwiteka Nyiringabo mwamukomeye ni wewe ra ni wewe wicaye mu ijuru datanya guhora ku ngoma tuguhanza amaso kugira ngo uduhe umugisha kandi ukomeze uturinde muri bihe bikomeye twugarijwe n'icyorezo cya coronavirus. Uwera wa Israel duhe umugisha abareba Yera TV, Erayo TV, Manu Rwanda TV abatuye